Iteka areba ibyo ukora n'akakugarura. Aya ni amaraso y'abantu ari kumubungamo. Uyu mugore rwose kamubwiza ukuri, bitewe n'ubugome bwe nzi nuko yagize umugabo we nuko yangiriye umwana, ntago abuze n'abaturanyi barahemukiye. yewe ese ko ndeba igira n'igendere, ko ndeba afite amahane menshi se Ese ko ndafite amahane menshi ntagarenga hariya. Yewe ariko disi nubwo usaza usaranya ubugome wari ufite, uzi ko ubugome naho bwagiye we. Ngo ngure haryamye ngo tuzabama, uzi ko ubugome naho bwagiye. Uwiteka we cyakoze nimba ari igihano uzi kugitanga. Ihangane niho kigomba kuba kigasubiye zamuka hano no gitabye ngiki hano yo mwijuru we nibi byanzongereje burya nibi ngibi nibyo koko. Habonetse muganga gakondo uvura amarozi y'ubwoko bwose, gutsirika ndetse no kugaruza ibyibwe. Avura amarozi arimo nk'ibitegano, ibihuhirano, ibigaburano, nyabingi ndetse n'ibindi. Ikindi kandi agakongora inyata. Ushaka kuvugana na muganga gakondo wamubariza kuri nimero ya telefone ikurikira. Ku magara yawe hakiri kare hatatagutenguha di. Bakunzi bacu bose mudukurikiye ni kuri Kiza TV show nk'ibisanzwe, nongeye kubasuza mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kundi. Uyu munsi ndi kumwe na mama Uwase, twagiye kureba wa mama cyangwa se wa mugore, kugira ngo murabizi neza ko nyine yahuye n'iki kibazo. Rero kubera igihe iminsi yose ishize mama Uwase narabimubwiye byamubaye, harambwira tuzanjyane ndebe uwo muntu, koko arambwira ati se nawe byamubaho nawe ibyo bintu byaba ko yavuze ko arantibare. Ndavuga ni reka muzane nawe murebe, buriya nubwo batabanye neza nyine ariko nawe arebe uwamuhemukiye nawe uko ameze, kuko buriya ijisho ngo rihorwa irindi. Twahageze ni hahandi n'ubundi murabona ko ari muri wa murima, muri ya ruhurura, ni bya bintu byo gitoragura n'ubundi nk'ibisanzwe nta gihinduka. Ashobora kuba hano ari hanakunda kuba cyane. Mama wamubonye rero, wamubonye umushuti wawe usiko ngiye numiwe ke. Ese uyu mugore nuko yabaye kubwira gukagira ngo mana ya Abrahamu na Isaka niko uku nuko ndakubwiye ubushize narahashe bwo byari birenze ibi. Urumva acuranga ubusa umugabo we yarabimenye we. Umugabo se wenda muheruka hanyuma se uyu mugore yazize iki mwaka byaramo. Ahubwo navuze se mama Uwase yaba hari uko yabigenje ukihimura aragatsindwa ni yakare. Nigenzi iki se ko ngiye nabwiye Uwiteka ngo abari uzamumanira. Iki ni igihano cy'Uwiteka ntago ari icyanjye. Kubera ko nanjye navuze kwa kundi twabivuze yanyweye aracyagira ya mahane se. Wamuvugishije muvugishe wumve kana kumenya asi naranamwegereye ntiyamenya ikokora umuntu warwana Kura rero kugira nabi ni bibi. Kugira nabi ni bibi pe. Kuko buriya iyo ukoze icyaha Uwiteka areba ibyo ukora n'akakugarura. Aya ni amaraso y'abantu ari kumubungamo. Uyu mugore rwose kamubwiza ukuri, bitewe n'ubugome bwe nzi nuko yagize umugabo we nuko yangiriye umwana, ntago abuze n'abaturanyi barahemukiye. Urumva navuze mama Uwase ko nzi ko utabikora niwe wamugize. Ngiye nkajya kugira umuntu uko nguko sinambaye umubiri se. Kinago nagira umuntu uko nguko. Imana we asigaye atoragura na puberi. Ndabona ari ikivoka atoraguye hari. Ndabona atari kuyigesa ahubwo. Usiko ngiye numiwe. Cyakoze Uwiteka namubabarira amutabare amukize, kuko rwose ndabona birenze. Mana we use koko wamenya ko ari we. Usi ni wa mugore wasonguzaga ikibuno ubusa ni we. Mana Nyagasani umbabarire ukize uyu mugore, nta kindi kintu ndi gusaba rwose. Koko ntafata umuntu wamugira kura kugira ngo ingenekere bite.
ntago nabikora rwose nta nubwo aya mafaranga nayabona yo kujya kugira umuntu w'umubyeyi nk'uyu nguyu kuriya keretse nimba nabo yahemukiye bamwishyuye hari igihe namubwiye ni ibyo utanga hari igihe nawe uzabinywa cyangwa ukabiha umwana arambwira ngo azabima none ndebera uko ameze nabusaga umubiri we antibari upfa kuba uhetse umubiri nyine upfa kuba uhetse umubiri ndebera ni ukuri kw'Imana we Mana nyagasani uri kwisiga muko yewe ese ko ndeba igira n'igendere ko ndeba afite amahane menshi se ese ko ndeba afite amahane menshi ntagarenga hariya nyina gutera ibintu akasanga kurukana ariko ntagarenga hariya Yesu we shaka yakoze umubiri ni ubusa kabisa yaravuze ngo nanje ntabwo nari nzi yuko umubiri umera kuriye Mana yera bya bintu biboze ari kubunga Mana ndagusabye nubwo ari mukeba wanjye ariko umugenderere rwose umutabare kuko ndabona arushye hano sukuntu hanuka sura natari muri puberi nyina natari muri puberi ari ubusa ahubwo agira naho arara mu nzu ye yasohotse nabashije abantu batuye harahira Yesu we ndaza nise abahano kuva cyagiye barambwira ngo ni hakunda kuba ari ngo ntaga ajya hava kuva icyo gihe hamuboneye ngaranamanuka akagipfiriye hasi n'uruhurura hasi akazamuka ntumbaze ngo avayo gute cyangwa abantu bamuroze ni aba hano hafi ese kuki yahise kuki ariho yagumye ntakomeze kugenda gusanga naho buraho wahemukiye kariho ngamo uriya ni umwana se mwaka byara mwafite Yesu we Mana yera ari kumwonsa se buriya we buriya ari kumwonsa ikintu kinangaza ni ese twatwana twe twasigaranye ndi koko yewe nubundi warabamaze mwana w'umukobwa wasanga ari ibihemu uri kuzira wasanga ari amaraso y'abana ari kukubungamo uzabicana n'isahura cyakeneye kwica wowe ubu warumva ugikeneye kwica gusa Uwiteka nakunabarire urebe yuko wava aho ngaho ubu usirwa n'uruhinja uteruye abana babasize se basi abana babasize hehe abana babasize hasi noneho ngiye mvuze iminsi gwa ndebera ubuse abahehe koko abaha aha ngaha imfura ngiyiguye ajyamo hara muri ruhurura hasi akugama se unisera yakugama nani nzihari nyine mu biti mo hariya hasi kuko nabashije bari abaturanyi baravuga bati nago nyine yemera kugenda ngo bamuganishe muri iguye amanuka mo hariya hasi uzabamara neza uzabamara uriho aba bamaze ko bamaze ubu ngubu uzabamara uriho arabivuze iyi ngo nzabamara iki nayo kuvuga ari muri nzabamara niko ubu uracyakeneye kumara abantu dore abo bamaze wasanga nabo bagutoraguje ayo mashashi nzamara abantu kandi wambwiraga yuko umubiri wa antiboroke nimba ari antiboroke nimba ari antibari ubu iyi ni antibare koko uzabamara vuga ngo Uwiteka nyiri muhe nagutabara cyakoze ke ni impamo ya Mungu ngiye ndumiwe uswe ngiye numva kubivuga nkagira ngo uri kubeshya ndebera ngikimbabaza niba yabusere kandi ari gufata ameze nk'uri konsa umwana tuzabamara azamara bande uzura bamara wowe uriho cyangwa nawe rwakumaze aho ndebera dore mu cyeba ese ke mbabarungira inama ubu none ibi ngibyo ndazibandwa nziganisha hehe birakureba sibi sha reka mbaze mu by'isukuri birakureba ko ari ibintu ubu ntegereje kuzumva aho byaturutse nimva n'imvano yabyo ko ntabwo byakiya umuntu yakibwira ngo nguriya haryamye dore nguriya indese nawe waryamishije yewe ariko disi nubwo usaza usaranya ubugome wari ufite uzi ko ubugome naho bwagiye we ngo nguriya haryamye ngo tuzabamara uzi ko ubugome naho bwagiye Uwiteka we cyakoze nimba ari igihano uzi kugitanga baraguhanye kabisa yego ko mbabara winyiterera amabuye izo wankubise zirahagije ihangane kumbi n'amahane uracyayafite
siko umuntu ngenda shaka umuntu azakira ntazi ngo nijyane urabica ubu uracyafite ububasha bwo kuba wabasha kwica umuntu ubu si ukwishora koroheye ahubwo ko ndeba upfuye nabi gusa ngenda gusabira ngo Uwiteka gutabare kuko urarushye kandi uranaremerewe nagutabare kabisa mwana wawe yarize we gusa Imana ibarinde ubusa abana bariho batahubwo mwana wawe yarize sha cyakoze waguhaye yaragukoze ni mama ya Mungu nimba ari n'uwaguhaye yaragukoze wi nubwo ari mukeba ariko buriya abana babarengana ya njye abana rwose usibye n'abana ngewe nyimara kubona umwana wanjye akize urumva uyu se nabamubaza iki ko nawe atari we ubu se urabona wari we njye numvaga twazajya iwe tukabaza n'abaturanyi amakuru uko bimeze tukabaza abana bari umuntu akareba nuko bameze ke cyane kiriya kigo cy'umugabo umuntu akamenya nimba kihaba cyangwa kitahaba ariko wazajya iwe tukareba n'abana ukuntu bameze tukareba umuntu akanabaza buri abana bararengana wasanga bataye mu nzu akanigendera ahubwo wasanga bari kwangara ubu se nimba uri kubona umuntu w'umubyeyi umeze uku nguku kuzi yuko uyu musaza asaze ataba gitekereza ibintu ubu se ngewe muri imbere ahubwo ari kumenya ko ari ngewe ayi Aisha we ayi none se ntanavuga nagira gute bamuhaye n'ibimujundika se ayi Aisha Yesu we ndabona kindeba nkako ubukeba nakuvuga nukundeba gutya gusa use koko Mana y'icyubahiro ibi ngibyo ndamenya ari ibiki Samana we ntacyo unwaye wishe benshi ikibazo n'abana wataye mu nzu ibyo abantu urabyumvishije se cyangwa ibyo kwica benshi urabyumvishe ko ndeba uri guseka na nisa uracyaseka gusa Uwiteka nagutabare iryo ni herena wambaye cyakoze Mana uziguhana pe waguhaye yarakumvishije rwose ntabwo nakabonye yuko wagatoraguye amashashi ubusa Fisto uziko Fisto nta nubwo azi yuko uyu mugore yasaze mana suwe ubu akize yakongera akamera kwa kundi yakize yakira nyine nk'uko yari ameze ahubwo nkibaza umunsi yakize azareba natwe uzatwica ubu se urukwisha yakoroheye koko ahubwo urapfuye ahubwo upfanya amaraso y'abantu ngo namwe nzabica cyangwa akaga karagwira namwe nzabica mbese kwica ntabwo biragushiramo utunzwe n'amaraso y'abantu namwe nzabica ahubwo se ke hari akantu nari nekereje abo bana bw'umuntu yabafata ntabwo yaza akamumerera nabi ntabwo wabafata no kumenya ngo bari he ese baba mu nzu babana na se we ari he se we ni mu njye rero ikintu nari nigiriye impuhwe z'abana ariko nkibaza nk'uyu ugisara kivuga ngo namwe nzabica ibyo ngibyo nkabyibaza nkavuga nese aje agasanga noneho mufitiye umwana yagira ngo nawe ugiye kumukora nk'ibyo yankoreye Fisto ntabwo wabatwara kujya kureba tukabaza abaturanyi tutise abana tukumva wenda iwabo niba barabatwaye cyangwa abana niba bahari njyewe rero buriya cyangwa umugabo niba yarabajyanye ndabona ari gutoragura da batwara abana b'abandi niko njye buriya rero nicyo kintu nanibashe cyangwa se umuntu yaba afite inomero z'iwabo akabahamagara bakaza bakaba bafashe bariya bana ntanjye ntabwo muzi namubonye ko nguko yibaniye n'umugabo wiwe gusa icyo nzi nuko cyagiye yavugaga ngo n'umugabo ngo yaramujunjamishije ngo wese ni yaranamujunjamishije ariko umujunjamishije umva bakobwa bakoye amujunjamishije neza kabisa aramuhaye pe umenye ye baba data we
shango wapfuye yarihuse kabisa, wapfuye yarihuse. Ye baba data we, mbega kaga, mbega ibibazo. ariko wenda tuzashyira tumenye aho byaturutse, wasanga ari n'undi waba waramukoze. Shangiye rwose Mana ya Aburahamu, uyu ntabwo nakirwa mutama amaboko yanjye, nanjye ubwanjye sinibereyeho, n'icyo gihe sinakibona ko nta n'inyungu. Ubuse kuba ari gutoragura ibintu uzangaha bimariye ikintu byabimariye ni igiki koko? Umuntu araguhemukira ukamwihorera, n'Imana buriya ugira neza wigendera. Nani karisi Ye baba we, Kariso se yambara ubwo bwenge arabufite? Byanga ubwenge arabufite se? akaba afite akazi kenshi. Ese hari umusazi ubura akazi? Niko Abafite akazi nta musazi ubura akazi. Uzarebe ukuntu yirirwa yikorera imbumburo. Ubu si ibintu wamubwiye ngo arabyikorera akabyemera? Ubu si ibingibi bari gukora wamubwiye ngo yabikoze akabyemera? Kwibaza umunsi yarebye video akareba ukuntu yari ameze, byiba nimba azaca bugufi, niba Mana ya Aburahamu na Isaka na niba Daniel. azavuga ati Imana imbabarire inyeze, niba Mbega ibibazo. kongera agasubira mu buzima busanzwe. Mbega ibibazo we, Ndi gutekereza mbega kaga. Ayi ngikimbabaza rero, umenya atazi ko yitwa Nayisha. n'abana me Hasi n'abana me hasi yawe hasi ntabwo reka da yakureba ngo akwibuke, nanahanze. Urabona ko nanahanze nzi ntabwo rwose. yakumenya rwose ntibishoboka. Si bini biki koko? icyo areba ni akazi arimo n'ibibereyemo, n'inzabica mbamara n'icyo nk'umubazi. Nzabica ndabica. Gusa niba atari wowe rwose Yesu wishe bangaye? Imana ishimwe. Wishe bangahe si? Ariko nawe utaberwa Ba. Mu bigaragara ko bari muri Nzabica mbamare afite abandi yishe. si wenda Afite abandi yishe. napfuye ngo bapfe bakareba. None se ibaze Bakarwara nka oya buriya ibaze barwaye. nyine ibaze kuko wamamagaye ngo nze ndebe umwana atireka nze mwereke. Umwana wanjye aragiye ngo akurikiye Nyaburase atireka nze mwereke. Hari n'abandi yagiye ahemukira. Iki ni cyo gihemu. Cyo ni cyo gihemu rwose Imana yaraguhanye. Iki ni cyo kiba. Cyakoze nubwo Imana yaguhanye ngiye ndi kugusabira imbabazi. Ndi kugusabira imbabazi ku Mana ngo gutabare. Kuko ndabona urushye noneho. Urarushye uraremerewe Mana ya Aburahamu. Witeka we mutabare rwose. Arushye ariko buri gihe cye nikigera nawe azakira nkuko nabandi bose abaroga bagakira. Nawe azakira. Ibyo akorera abandi nawe nyine bura ni igihe cye kigeze, igihe nikigera nawe Imana. Arega ngiye ikibazo mfite nimba azaba yarabaye umuntu nimba umuntu yareba ukuntu yashakisha uriya mugabo. Umuntu akamenya ati ese waba bana urabafite, ese wahamagaye umuryango we, ese uzi ibyabaye ku mugore wawe, ibintu nk'ibyo ngibyo. cyangwa se Ngize ikibazo nifite. Cyangwa yamusize mu rugo asanga yaturumye yagiye agira ngo ni kwa kundi ko abagore tugenda. Nuko nawe yamutaga akagenda. Cyenda ndabona ariko byaragenze. Kuko nta kuntu umuntu yaba yavuye mu rugo uko afite ikibazo cyo mu mutwe warangiza niwirukanka ahantu hose ngo ugende umushake. Tuzashaka umunsi tujyeyo. Sibyo? Tuzashaka umunsi tujya kumureba, tujye mu rugo iwabo. Ariko ke ni ukuri ngiye rwose umutima umva ntago umutima ugiye hamwe. Nubwo navuga ngo ibyo uri kumbwira ntago byashoboka, ariko ngiye ndabona umutima utagiye hamwe. Ahubwo koresha uko ushoboye kose ushaka umunsi wa hafi turebe ukuntu tujya kureba uriya mugabo amenye n'ibyabaye kuri sheri wiwe. Uracyamufitiye agatima ariko disi. Oya ngi umutima ngize ni uyu musazi. Ngiye numvaga bitashoboka. Umutima ngize ni uyu musazi rwose. Nabo bana cyangwa na Nyabura mugabo we nawe yari yamuturumbuje yagiye. Cyane nawe yarajunjamye. Nabyo birashoboka. Ibintu bibaho koko. Kubera ko buriya umuntu wakoze ibi bintu n'abantu bose yarabikoreye n'umugabo babanaga kandi yarifuzaga kumugumana. Ntekereza ko yaba yaramusize amahoro. Hasigaye arwaye ndasigaye yishwatagura. Ariko ibi bintu menya nabimaranye iminsi. Amazi igihe rwose kuko urabona yuko saheruka gukaraba ari kwishwatagura. Urumva nje nabimenye amaze nk'iminsi 5. Rwa rukara yazaganye andarikaho n'ubundi ndabona rwahindutse burundu use koko. Mana ya Aburahamu
Mana mutabare kabisa. Ariko n'umubiri nyine n'igihe kirahinduka. Cya kibuno yakara. Umugore ntago nari nzi ko igihe cye cyahinduka. Ni impamo ya Mungu. Nimba ari ikintu cyanzengereje mu buzima n'uyu mugore, ariko Mana munabarire. Ava hangaha ari kuko nanjye mari ntago byanezeza kandi nundi wese. Ese ni biki bimurya? Ako hari wamenya ari ibiki? Nincisha hari. Wamenya ari ibiki biri kumurya? Wenda ari nibyo bamuteje biri kumurya. Kaga karagwira kwere. Ngewe ndumva bindenze. Ibyo birenze ubwenge bwanje. Kwigendere. Aisha we. Ngo umurebe. Urebe uko yaba. Mana Nyagasani mbega kubona we. Undi ububizi. Hanyuma dutegereze kuzamenya aho byaturutse nabyo nimva n'imvano yabyo. Mbega gahinda. Nuko byagenze nyine. Katurindira Imana izamukiza nkuko n'abandi bakira. Nubwo ibyo bamuteje akaki. Azakira kubera ko n'abandi barakira bikorera. Katwigendere ubwo twagira ngo tubereke mama wase n'abamurebe aramubonye. Nuko twari dufashe gahunda yo kuzagera mu rugo tukareba ese abana byibura bameze bate. Iyo si umugabo we ni muzima arahari. Nuko kadusoreza hano ubwo tuzakomeza tubamenyera amakuru nimba yarakize n'uwabiteye bino byose n'uwatumye asara niba ari n'undi yahemukiye nabyo tuzagenda tubimenya gake gake.